dutangiye episode ya 26 kuri Funks of Fortune. Ni nyuma ya Ruby ati Taichi dutangira ibintu n'ubutamu ibintu byose ni kama Taichi. Nikitakaza Taichi hajapigiwa anacheza mwali na ndiri haya tuisite mina meza baby hindo style gani style gani Taichi bibutsa ko ni kugasonetimes.com Dachari Bidagureti Mr. B The Michael Dirty Mr. Beautiful Day Taichi nkomeza kubutsa yuko buri weekend ari short time dufite agasobanuro live buri weekend Imayanje Biryogo kwa Amaji muri Nolano Club Nolano Bar hariya neza mu cyapa abatuye Nyamata abatuye Gahembe Mayange Biryogo Riziyeri Batima mbese muri Bugesera hose muratumiwe tujye tubana buri weekend guhera saa 12 turya show ibi ntari ubutamo Funks of Fortune episode ya 26 itangira. Taichi Wakanda Bez hamwe na The Great Entertainment ndetse n'ibindi bikomerezwa byose tuzajya tubataramira ibintu ari ubutamu nayiga data izi nizo Taichi turashize. Reka dutumikira badutumye ubundi dutangire. JP Technology Computer Limited igisubizo kimwe rukumbi ku bikoresho by'ikoranabuhanga. Tugufitiye laptop, desktop, ibishyashya ndetse na occasion. Tugufitiye hard disk z'ubwoko bwose yaba iza laptop cyangwa iza desktop. Tuziguha mu ngano yose wifuza kuva kuri terabyte 2 kugeza kuri terabyte 16. Tugufitiye accessories za computer kuva kuri screen zazo, keyboard, souris, VGA, network cable, DVI, HDMI ndetse n'ibindi byinshi. Ibikoresho byacu byose tuguhereza garanti. JP Technology Computer Limited niho honyine usanga abatekinisiye b'inzobere bagukanikira computer yawe igasubira ubushyashya. Ku bindi bisobanuro wadusanga imbere y'isoko rya Nyarugenge, waduhamagara kuri telefone igendanwa ariyo 0788 90 25 58. Wanatwandikira kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu zose. JP Technology Computer Limited, ibyiza ku bacu. Dutangiye episode ya 26 kuri Funks of Fortune. Funks of Fortune 26. Bwira mugenzi we ko ndagureta tangiye gusobanura ibintu n'ubutamu akana gasobanura time hamwe na The Great Entertainment biri kubera ku gasonetimes.com niyo website wasanga izi filime abandi baba bagutuburira ntago baba bazi wagwani ngo ni wagwani. Sasa wagwani ngo naje kuvumbura ko bavuga ngo ni what is going on watagwani nimba ari byo simbizi se murumva bitavuga gakera cyangwa ninjye utari murumva neza. Turiko turatangira Fangazi of Fortune. Sidutangiye Funks of Fortune.
26 Ujende sana twafashe Diamond muceceke 小卓呢 Zo ari he 小卓大人他 Zo 死去不明。 yahunze Mr. Zola nawe yahunze yemwe 到了昨晚行凶的妖， Chongu Camp yafashe Diamond ryaraye rikoze ibyaha mu ijoro Diamond ryakoze ibyaha mu ijoro dore ngiri hano 他就是宠物营抓获的那个妖。 uyu niwe wihishe inyuma y'ibyabaye Ao Ying arangije ahindura agasura ahinduka undi muntu umwe muri bariya uriya ko dusa 敖英 Ao Ying 化形，他可以变成任何人， gukora transformation number 1就是他。 ari transforminga 宠物营抓获的， agahinduka isura ashaka 是宠物营厉害， Chongu Camp irarenze dore Chongu Camp inafata credit hakuno 厉害！ dore Chongu Camp inafata credit hakuno bagaragaje yuko Diamond yari rikoze ibyaha ryafashwe uriya ntago ari Ao Ying kumbi hakuno 他应该是 uyaraha ngaha 工作里做出的奥因妖孩， iki ni ikiremwa kimeze nka Ao Ying 是要帮我们， zo ngiyo yafashe 是惦记着 kubera cyane maradufasha akeneye inkota ya Zo 没法杀我， uyarangije avanayo mask 美的 ati impamvu ari kudufasha akeneye inkota ya Zo 能让小多出事。 kugira ngo abashe kuba yatwara imbaraga zanjye akeneye inakowa za Zhao Yanzu kumbe hakuno baje kwitekerezaho ni ikibazo n'amahoro make katurore uyahura na marira kuva twatangira filime kugeza akakanya ahura arira amarira abanza atajya mukabamo ni inkubiswe kumbe hakuno hari uwafunguye urugi mu masaha y'ijoro bibutsa ko ni ku gasobanuritimes.com Disizo yaratarataha dore ngaratahuka aka kari kamutegereje ni anti mwibuke ba anti mujye mubitondera naje kubatekerezaho cyane ba anti ni abantu batoroshye yaratahutse nyuma yo gushwana na Lilu ni mwibuke ibintu ni amahoro make gusa yabonye agahinda Zhao Yanzu acamo amanywa nijoro nisaka karishimye ati Musi Pling yari afite story nyinshi afite n'izina riri mu mutima ati kiremwa muntu kimeze nk'umu arya buriya ink iyo barimo barayikaga bagita nguki urabona kuri abandikisha ikiroso niyo karamu yabo bakundi bakaraga akantu bakajya bakozamo bakandika biriya bintu babyita gute mu kinyarwanda ni umuti yego hanyuma se biriya bakora nyine bakora umuti babyita nguki ni ugusya umuti porampora yaraje bakeneye kuba basubiranye inkota Zo Yichen yamaje guhinuka Diamond niyo move ya Liluni nawe ngakeneye Cloud Light Sword kugira ngo abashe kwirukana roho ya kadogo wacu by June ni by June niyo mpamvu atatuma Zo apfa ikindi kurane Chongu Camp yafashije Zo kubera ko bakeneye nanone nabo Cloud Light Sword kugira ngo babashe gutwara inakoa Zhao Yanzu cyangwa se Zhao Yanzu ni uruhurirane rwinshi cyane katurore hakuno yaje kumureba ubu bahuje isano azakora iki wowe kanyaga we nakasa mutwe biragoye sibyo ari kuvugira mu mutima
barakwereka kuno kuri ruhande baricaye baganiremo umusa guhinduka idayimoni imeze bite se mwana waraduhigaga ese nawe nuko umeze buri munsi yo tugutera amabuye iyo wabuze kwikontrola kweri uburi mu ntekerezo nyinshi cyane ugapfira aho ngaho utinya kubwa bwa gukontorora oya ntacyo bitwaye byose ari byahahise zao yanzu ubu noneho ndagusobanukiwe buriya baravuga ngo utaragira ibwami abeshywa byinshi utikoreyemo ntamenye ibyasigayemo kandi bakavuga ngo agahinda k'inkoko kamenywa n'inkiki yatoyemo iyo yose ni imigani yamuteye amabuye akamutuka akamupuka sha arangira ataka kanya ndakumva noneho nawe yatewe umugongo nawe yafashije bamusingizaga bamuha ibihembo ahora mushonyagiza nibwo yajya yasobanukirwa noneho gutabwa uko bigenda no kuba washyirwaho amakosa cyangwa se wakora amakosa ugatabwa na rubanda nyuma yuko mpindutse nkawe nka biciro ry'imigani bakampanahana nibwo nagusobanukiwe I understand you sinigeze ntekereza ko umunsi umwe uzahinduka idayimoni cyangwa amadayimoni ikigoryi wewe wabuze kwikontrola kubera mele class energy unica abantu ukunda igicucucucu cyawe nicyo wihishemo ese bibaye usobanukiwe uko wakwisha mbere si wari kuza kwisha mu gicucucu cy'inkota yanjye none dore do aka kanya inkota yanangiritse ahari Imana yabonye ko ndi ikigoryi kandi ndimo no kujijinganya irangije imfatira umwanzuro w'icyo ngomba gukora nyuma yaho bitabaye ibyo iyo nza kukwica nari kubyicuza ntabwo namwica ubu ni ubuhanuzi bwa Yinglong ni ubuhanuzi sasa cya gihe yaganiriyemo na muzehe ati sinamwica ubu ni ubuhanuzi bwa Yinglong's prophecy bisa nkaho ubuhanuzi bwe bwibeshye oya ubuhanuzi bwa Yinglong ntibwigize bwibeshya kubera ko ntago ari ubuhanuzi ahubwo ni umukasiro ni umuvumo kasi ni umuvumo yewe simvuze byinshira mu bisanzwe ntago ngira umuntu ubanza ari ukubera amaraso ya bingi andimo bitumye mpinduka idayimoni rigira umudomo ese wigeze mu bintu nk'ibi ngibi ikiremwa muntu gifite uko giteye iyo wavutse uri umuntu niko ugomba kuba biragora guhinduka ati buriya biragora kuba uri umuntu ngo uhinduke idayimoni mwihangane biragora kuba uri idayimoni ngo uhinduke umuntu ariko kuba uri umuntu ngo uhinduke idayimoni biroroha gusa ariko iyo ugeze mu gihe cyo kunyoterwa amaraso twe nk'amadayimoni duhinduka inyamaswa amadayimoni ahiga iyo yashonje ati kandi bitandukanwa n'imikaka yacyo ni imikaya y'amenyo maremare y'imbwa nyine si imikaya abantu nabo bagira igihe cyabo bakamera nk'inyamaswa icyo gihe kize baba barwanira iterambere bakumva yuko ikiba cyo cyabasha kurenga ikiza kugira ngo bagere ku kiza nanone babyita kurenzaho ati buri kiremwa muntu iyo inyamaswa iyo idayimoni rishonje cyangwa se inyota y'amaraso rijya ku muhigo w'icyo ryarya mu gihe kiremwa muri iyo gishonjeye cyangwa se iyo kigize inyota kimina amaraso ariko mu izina ryo kurengera ikiza kikabasha kuba cyakuraho ikiza kigakoresha ikibi kugira ngo cyongere kigere ku kiza fenomeno itabaho kandi koko buriya niko bigenda bya bindi mujya mwivugishwa ngo nta muntu kiratara hemutse
nicyo bishatse kuvuga abantu 做了很多很多， biyita abantu kubera yuko bakoze ibintu byinshi abantu nyine bo bonyine bakora nka Bingi yakoze nk'ibyo Bingi yakoze 什么 rero nawe kora icyo ushaka 做什么， kugira ngo ube uwo wifuza kuba we 成为什么， nkora icyo nshaka kugira ngo mpine uko nshaka kuba we mu kinyarwanda uko nyine 你怎么突然这么有学问？ ese ko wigize umunyabwenge cyane 还是你了解我， uranzi neza icyo utanzeho ni 晓得我说的， aya magambo nuko nayabwiye nawe n'izyawe ibyo wibeshye rero rero 成了妖也没什么， nubwo wabaye dayimoni ntacyo bimaze 一样心有所向， uracyafite intego zawe 珍惜天地，享受岁月。 zo gukundwa akazi icyo ufite ukaryoherwa n'ubuzima ufite aka kanya wowe se 我什么？ yewe 你想做 iki ushaka kuba dayimoni cyangwa ushaka guhinduka umuntu 我呀， yewe se ubwo ngubwo se 从头到尾就没有变过， ntago nzi icyo nifuza 一直都是一个 iteka nahoze 一心求 nibaza ku buzima bwanjye n'ibyo nakoze byinshi amabara yose nakoze ibiza nateje abantu nishe 都努力修为，希望长生不老。 gukativetinga 你可真是个异 kuba dayimoni ngo wirengagize 哥， uraya w'idayimoni ushake kuba umuntu ntabwo bigoye 成了一个异类。 nibyo buraza wanjye yambwiraga ati buriya umuntu aba ari umuntu ni dayimoni rikaba ari dayimoni 成异类以 sa 后， buriya bavuga yuko 你的眼 buriya byari bajya bavuga mu kinyarwanda nako si no mu kinyarwanda ahubwo ni mu buzima busanzwe iyo uri umuntu ugakora ikosa dibi bya bindi byita ngo ni indengakamere abantu bagufata nk'inyamaswa cyangwa bakavuga ngo uri dayimoni 心， rero muri make ku ruhande rw'abantu hariho abantu beza n'ababi 告诉你的， cyo kimwe no ku ruhande rw'amadayimoni hari amadayimoni meza n'amabi ntabwo ikintu cyose kiriho cyangwa se ikiremwa muntu cyangwa se dayimoni ryabereho kugira ngo ririmbure ahubwo bitewe n'uburyo ribayemo nibyo bituma umuntu ririmbura cyo kimwe n'umuntu ubuzima abayemo nibwo bumwerekeza hahandi niyo mpamvu bavuga ngo agahinda ntikica kagira mubi nyirako 神 ati ku kiremwa muntu rero ku mana 神把你 ndetse n'amadayimoni 做成了一个家， ndetse n'igice mana ndetse n'igice muntu half gods half demons 我们都是家人。 n'igice dayimoni twese tuba turi umuryango we are families yichen 你知道一般人都很忌讳用臣字起名吗？ uzi icyo abantu bita izina ry'abaceni ngo risobanuye yego 因为臣字太大， kubera ko chen bisobanuye 象征着帝王权势， ikidatsimburwa kandi gihagaze kuri ku ruhererekane rw'umuzingo y'ituruka 一 ibwami 般人的命格压不住。 rero ku bantu basanzwe ntabwo ibyo bashobora kubishyikira gusa kuri papa 执意要用臣字为你命名。 yakoresheje izina rya chen 父亲说， nk'uko abyifuza 臣字的意义 yavuze yuko chen 其实是庇佑众人的， bisobanuye ubwihisho cyangwa se ubuturo 就能遮风挡雨。 abantu bagomba kwihishamo buga mu muyaga cyangwa imvura 有屋檐，才有家。 rero muri urwo rusenge cyangwa se muri urwo bwihisho munsi yabwo niho twita mu rugo muri make chen bisobanuye ubwicimbo cyangwa se ubucunguriro aho abantu barokokera 大人， gusa Mr. Zo 我的心愿， ni weho wakuzuza icyifuzo cyanjye cyo kuba napfa 拜托了。 rero ndakwingenze ugomba kuzanyica kama mbaye wewe wenyine niwe uri kuri isi wanyica utanyishe byagorana gupfa 病疫妖力越来越强， nshobora kutabikora kuko imbaraga za Bingi zindimo zindusha kwikontorora 不到， sinzi nimba nzabigeraho 好了， kugira ngo ugere ku cyifuzo cyawe nzikontorora muri make uretse ko ntanatinya urupfu 只希望在我死之前， gusa reka nizere ko mbere yuko mpfa 光剑 Cloud Light Sword 这样， izaba yongeye gusubiraho 让还能救回小九。 nabwo uburyo bwonyine bwo gutabara Jion 之后， nyuma yuko mpfa rero 替我好好照顾。 wenda uzabite we rekera 临终遗愿什么 wicwa n'iki 反了， ibintu byo kuvuga ngo ni ukwifuza turifuza ariko nanone birangiza ubuzima bwacu ntabwo ariko tubigena 我们一起 reka dukomeze ubuzima bwacu tugende ku nzozi zacu urupfu niruza ruzaze tutavuga ngo tugiye gupfa uzi ko wagira ngo uzi igihe uzapfira naho uzapfira vuna umuheto
dutabare jyu nkuko bisanzwe, dukora imipango nkuko bisanzwe, dukora ibyacu nkuko bisanzwe. Ubwo urupfu niruza tuzarwakiriza yombi. Yageze hano yikanzemo, abona hakurya Wenizi aricaye, bisa nka Wenizi yawo ameze nkumvaga ibiganiro bagiranaga, birabibyuya ntibiba amaraso. Umukobwa yakonje, yaje kumufureba. N'abantu mu ifilimi iraryoshye, gusa indi izakurikiraho izaba iryoshye cyane kurushaho. Ko watinze, mwaganiye byinshi koko? 他说把你托付给我，不知道是不是让我娶你的意思。 ndagira ngo wumvire amagambo hano. Mwaganiye byinshi kweli? Mwari mufite byinshi byo kuganira. 他说把你托付给我， yambwiye ngo nkwiteho， 不知道是不是让我娶你的 sinzi nimba ibyo yavugaga 意思。 ari uko yagira ngo nkingiranwe nawe. 胡说八道。 dore uko kivuga. Nta kinaga. 这么说， nta kintu yavuze. 这 nicyo ngicyo. 他一定这么想。 gusa icyo atekereza ndacyumva. 希望我能照顾你。 yizera ko nakwitaho nkanakurinda. 或许对他来说， wenda nibwo buryo 最在乎的，最放心不下的。 bigaragaza ko ari we muntu yitaho cyane kuri iyi si, anahangayikira cyane kurusha abandi. uri kintu cya kwanza. 能不能聊点好的？ ese nta kintu kizima mwaganira, muganira ku bantu gusa? 你呀， muri make nta jambo rinyubaka mwaganiriye? 你的伤疤， ugomba kubanza kwita ku ngoma zawe ariko aka kanya, sibyo? 我看看。 reka ndebe aho wakomeretse. amwomore. bamwita Niyohu, amazina nyakuri Niyohu. yankurikiye nobody. ako nobody wazayibakorera kweli? Nobody uwazayibakorera koko? kiba ari ikiwudanga. haba ari umuwudanga w'urufariseri shaho kandi ari indwanyi nziza. reka nzabakorere nobody, mugende muyisuzume nimusanga byavamo nzayikora. dore uko bazumingana. ubundi wowe nta kintu utazi kuri iyi si. sindi diamond bikuruse. ndi diamond. 涂上就能立刻愈合，不用擦药。 Nanjye umukobwa ati nturi diamond rikuru koko, kuki utamvura ukoresheje za mbaraga zawe ukuntu gikora umuntu agahita akira? 有些伤。 nanjye ati ndi diamond nyine, hari ingoma ziba zikwiye komorwa. ingoma 我背上的那些， none se kuki utivuye ingoma zawe? uravuga ingoma mfite mu mugongo se? oya, 是你献上那些。 ingoma ziri mu mutima wawe. umukobwa aramuzi. Kananga afite imitwaro yikore mu mutima we, afite agahinda. Zoya yamubwiye ati umusa najya nagusobanukirwa noneho. afite byinshi yishinda. wibuke yemeye guhinduka umuntu kugira ngo akosore amakosa yakoze. yemeye guhinduka nk'umuntu ngo akosore amakosa yakoze. byibuze finally nimumara gusubizaho ibintu ku murongo, amadayimoni atakivanga mu isi y'abantu, abantu batakivanga mu bibazo by'amadayimoni, azipfire. hagati aho 去往别一禁地，危险。 urugendo tujya kujyamo ni rubi cyane. twinjiye muri forbidden area y'ababingi clan. 我们要先去完成一件事。 mbere yuko tujyaho hari ikintu tugomba gukora. ntumbaze ngo ni iki, ndabizi. 要回昆仑山， tugomba gusubira muri Kunlun 法 kugira ngo twactivating star formation, turistoringe 人归一，阴阳互照。 uruzitiro rugomba kuba rwabasha kubana isi y'amadayimoni n'isi y'abantu, ngo ubuhahirane n'imigenderanire bibe mu mucyo, bikontororwe. baje gushyiraho rwa ruzitiro, baje gukora formation tayari. ibi ngibi ni runi na ya dragon, ni green dragon bari babyangije. Mountain Guard na Muzeyi Ruwu
baje gusubizaho formation. Dore formation ngo barayishyiraho. Yeah. Noneho byajya byakunda. Kumbe hakuno uyaraha ari urumuri rwamuteye. Ibyo ni iki? Ibyo ni iki? Ibyo ni iki? Yishimyemo. Yamenye ko formation isubiyeho. Asohoka atyo. Yeah. Kumbe sasa si kumbe ntago ari formation, hari uwaje. Dore mama wacu. Dore madamu bayi. Mama wabaye ju. Mukundwa. Midamu. Kwa activating a formation. Dore ngo ibintu byose byari byarangiritse birasubira ku murongo. Kumbe hakuno nyuma yo gushyiraho formation. 太好了， Byiza cyane. 终于修复了。 Amarembo ya Kunlani bwa nyuma nanyo barongeye afunzwe neza. Dore ibintu byose ngo birasubira uko byahoze. Aka kakoresheje imbaraga wagize kandi. 是啊， Ntacyo. 赶紧去兵役禁地吧。 Tujye mu forbidden area y'ababingi clan. 不禁地吗？ Niho mugiye se. Batarajya kure. Niruri na kama gwatara. No. Wewe. Araban. 我拖住他们。 Mugende ndabacungira. 教授大人， Ingley, zo. 山神的结界没那么容易破。 Mugende. Ntawaca muri barriere. No. Mwebwe mugende. 好， Sawa. Tugende wangu. Tugende. Ati barriere nta wayicaho. Uyagira atya wakagoryi we abandi baciyeho. Irun! Kagoryi! Wane mubi cyana kubitaho nimwe. Irun ni umunyembaraga. Kigoryi hasi. Gusa nta diamond ryapfa kwinjira nyine information yari ikomeye. Babavayo murajya hese mwabiginga. Arangije yikora mu rwanga amazimwe aza yitonze arabatera. Kubatera. Baranga bacaho. 穿过这个， Daraho bagize. 前面就是兵役族的禁地。 Nyuma yo kurenga aka kavumo turagera mu butaka butemewe bw'ababingiyon plan. Ngo ni Huanchi Cave. Basitara ku igufwa. Gahanga warananiye. 这些都是妖兽的尸骨。 Aya ni amagufwa y'inyamaswa zapfiriye hakuno. Ni udutwe tw'inyamaswa n'inzasaya. N'abantu barahapfiriye. Hano hantu ni habi cyane. Dore ahantu baje. Wakwibaza ngo abaje hanga bishwe n'iki? Byagenze bite? Aka gace ntabwo kemerewe kugerwamo. 说都想闯 Ntawemerewe kukageramo. 这里面到底有什么？ Hasubira ahantu ko guhatemewe kugerwa n'iki kiri. 必是天下还有之物。 Ibaza n'amadaimoni ntabwo yemerewe kugera hano. N'iki kiri ahangaha. 一个传说， Ibigwi bivuga yuko muri ibigwi tuzi muri wilderness. 族的禁地里 Bivuga yuko ngo hano hari ikiremwa cya kera. 藏着一个上古至宝， Hari ubutunzi bw'itsimbye hakuno. 上古至宝， Ubutunzi nyabakize kandi icyo kiremwa ni bwoko ki? Benshi bavuga yuko 延寿续命的 hari holy ice spring water. 冰泉圣水。 N'amazi yera. 也有人说 N'amazi atuma ubuzima buba burebure, prolonged life. 是能提升千年修为的 Ngo 神 hari n'imiti idasanzwe 秘仙草， ishobora kuba yatuma umuntu ya activating imyaka irenga 1000 mu gihe gito cyane. 还有一种 Mysterious help. 法， Ngo hari n'ikindi kintu kidasanzwe kandi nanone kibanga. 一个宝物 Ubutunzi bw'itsimbye mu hano. 可以满足你的任何愿望。 Ngo bwatuma ibyifuzo by'umuntu biba impamo. Musaza wanjye yabaho. Master wanjye yagaruka. Nanjye nahinduka umuntu. Buri wese ahita ibyifuzo bye. Ntabyo bavuze ariko ninjye byivugiye. Ese mwebwe ntimubizi? Kumbe hakuno ku ruhande. Rero ni mwibuke nawe maje kwambuka. Rero ni nawe ari mu gisagara. Sasa hano rero nari we bisa nkaho yayobye. 还是被他们跑了？ Baracyakeneye kwirukanka. 去兵役族的禁地吗？ Tubomeke cyangwa 有 oya. 兵役族禁地， Hari ahantu mu babingi 无比， ni habi cyane. 我们无需冒险，
ntabwo ari ngombwa ngo twishyire mu risk 他们真的找到修复荧光剑的， niba babona uburyo bwo gusubizaho Cloud Light Sword 你知道 waba uzi 什么逼族警惕 impamvu aha hantu 密码？ hadasanzwe nta n'abantu bajya havogera ndebere ntabwo iyo mpamvu nyizi 因为禁地之内 kubera ko ahantu hatemewe kugerwa 有一个从上古时代 hari inyamaswa ihari yarokotse 就一直存活下来的。 mu myaka yashize ingamba zitandukanye 等等， mwe muretse gato ngo hari inyamaswa yarokotse imyaka yatamutse 修复荧光剑是我的使命， intego zanjye n'inshingano zanjye zo gusubizaho Cloud Light Sword 剩下的路 niba nshaka guca muri iyi nzira 我想自己走。 hano nijye uratambuka njyenyine nimusigare 不是我 musubire inyuma uravuga ubusa wowe 修复荧光剑， inshingano zawe se 你就变成你一个人。 kubera ikivuga ko ari zo gusubizaho Cloud Light Sword gusa 是一个将死之人， erega n'ubundi nenda gupfa 背水一战， byibuze 去 muri uru rugamba rwo kurwanira ikidahari kuri njyewe mureke ngende ndwane wenda mbarinda 人间还有那 muratandukanye muracyafite ibintu byinshi byo gukora 当着你去做。 muri iyi si y'abantu 大人这么说， zo 未免有些瞧不起人了吧？ se ntagomba ko utangiye kwigira kari akajya he we 小卓大人， Mr. Zo 进退两难了。 uri mu rungabangabo byagucanze 这荧光剑 mureke turekeraho tumanike amaboko 不修了， tureke ibyo kugarura inkota nta kundi tuyihorere yataye n'amarira aho kugira ngo bajye hariya biyahura abantu benshi barahapfiriye hano hari inyamaswa yarokotse intambara zabaye bivuze ngo inyamaswa iranga imaze imyaka irenga ibihumbi magana 全天下跟着一起 kuko ihari ku bwa bingiyi no ku bwa yilong 修好了， kandi ayo madayimoni yapfuye imyaka zamani 你活着，全 ntakihumura buri kimwe cyose muri si hari impamvu wabaho nkapfa napfa ukabaho 怎么？ rero byiza tugarura inkota ibindi biraza nyuma turaza gufata umwanzuro twamenye n'ikijya mbere ntituramenya n'icyo duhanganye nacyo ngo utangiye gupapa sinakubwiye ngo tureke urupfu arirwo rwihitiramo niko ubishaka ariko ndakwinginze ntupfe sinkeneye kuwupfa atangiye kugira impuhwe zawo yanzo 你答应我这个条件， nunsezeranya 我就和你进去。 kutari bupfe turajyana nunsezeranya kutari bupfe turajyana udapfa wabinsezeranya hano hantu baje ni habi zo ashobora kubitangira ugasanga arapfuye iyo nyamaswa ibatatse 这个 ibyo simbigusezeranyije kuki ntabyo ngusezeranyije kubera ko ubuzima bwanjye 其实取决于你。 ni wowe wenyine ugomba kubutwara ni wowe wenyine ugomba kunyica nawe undi muntu wemerewe kunyica ntanagusezeranya ko kandi 在自己寻死， ntakifuza gupfa pe 可以吗？ hari icyo bigutwaye sinifuza gupfa rero bivuze ngo ndarwana inkundura mpaka ariwe uzanyicira sawa noneho ati humura ndarwana inkundura simpfa namwe ntimupfe kuko niwe uzanyica we nizi yawe 司机， Pacing 你们在这里等我， mwebwe mudutegereze hano 没等到 nitutagaruka 就会既要死去。 musubire muri demon hunting bilo zoyicere wa msendu we nizi yawe we mpamagara anti wa kigoryo ngwiki ah 如果没， yahise amwereka ko amukuri 就会既要死去。 musubire muri demon hunting bilo gad 晨， zoyicere we nizi 小 yawe 姑姑， mpamagara gugu wa kigoryo ah iki 这件事情 iki kibazo 没得商量， nta negociation 去反驳。 utansubiza 可是我， gusa 什么我？ gusikize gusiki 兼血脉压制， ayayaye imiryango mu isi y'abantu ni hatari 你也闭嘴！ uzi ko iyo isano ry'umuryango riteye ubwoba imbaraga z'idayimoni funga umunwa nawe ndawufunze warenzaho iki ko yabarnye cishwa hano tugende nawe muze mbacire inzira ngahita kamukurubana bakomeza imbere 你又不是第一天才认识他们两个，怎么可？ bahoze batuje none badutaye induba 走吧， ngaho tugende soba 我的话， ntibagirwe ibyo wansezeranyije ntabyo kwiyahura njye uzakwica uranyumva so nzira iki koko nzira iki kweli nawe aromeka 答应你的事情 yego kuko nagusezeranyije 可太多了， kandi nagusezeranyije ibintu byinshi cyane si iby'uyu munsi gusa 我一件一件做。
humura kimwe ku kindi nzabyuzuza 的话， nintabyuzuza 小卓大人不要怪我了。 ntuzandenganya ariko nanone bakomeza ndani baje muri forbidden area mu gace katemewe gutambuka muko bishakiye igisagara abantu benshi barapfire kumbe dore hakuri imbaraga zihari hari amatabaza ahora yaka muri bande nino ni murabaza umva hano umva ikijwe muri bande nino baza funga umwa kigoryiwe 你对不对人？ wanze ibyo sikwari unteye ubwoba 再吓人也是我祖宗，你上坟会害怕吗？ uko yabateye ubwoba bose ni umukurambere wanjye ntacyo yantwara 往一个大妖， ariko ni daimoni iri 什 kuba 么坟？闭嘴吧！ kuki nasura si igituro cy'abakurambere banjye funga umunwa ugapfa we 我是谁不重要， uwo we ntacyo bimaze 只是你， gusa mwebwe 你的眼睛 amaso yawe shakado 和他可真像。 asa nk'ayiwe cyane 你后人 ukomoka mu muryango w'ababingiyi 为何来此？ wowe ukomoka mu muryango w'ababingiyi uri hano ukora iki amaso yarayazi 我的云光剑被毁， inkota yanjye Cloud Light Sword yangiritse 有没有修复之法？ njye hano gushaka uburyo bwo kuyisubiranya 没想到 ntabwo nari nzi ko 光剑 Cloud Light Sword 毁， umunsi umwe izangirika 云光剑毁在我 Cloud Light Sword yangijwe nanjye 祖辈之托， natengushya abakurambere banjye 晚辈特地来此 by'umwihariko nje hano rero 寻求帮助。 kugira ngo nsabe ubufasha 请问前辈， nyakubahwa 知道修复之法？ uzi uburyo inkota yasubizwamo 五色石可以修补， 5 colored stone yabasha kuyiteranya nanone wibuke iryo buye ryarangiritse gusa bibabaje 把五色石也毁。 iryo buye naryo wararyangije ikirani ikinyembaraga cyaramenye ko ibuye ryangiritse 你为何知道？ ubizi ute se 身上的妖纹 iyo dimoni itatu iri ku izosi rye 足以说明 bisobanuye ko 已经吸收了 yamajije kuba 本封印在五色 yakobzavinga cyangwa se nani yafata cyangwa se yakwinjirwamo n'amaraso 石里的冰仪， ya bingi yari asirinze cyangwa se yari afungiye muri 5 colored stone muri rya buye ry'amabara atanu 老子 uyu musore muto 快就要变成 vuba bidatinze arahinduka idayimoni hari muri bagita ni transition harya guhinduka hey ho 求前辈指点。 ngaho duha inzira 指点可以， hari inzira cyane 一个条件， gusa ndabaha kondisiyo imwe 你说， ni iyihe 冰仪走后， kuva bingi yapfa 人作伴， namaze iki gihe cyose ndaha njyenyine 冰冷 muri ubu bukonje ndamaroni mfite agahinda 越难 buri munota wese wari ukwicwa wari ugutocaringwa nicwa urubozo wowe ukomoka ku babingiyin 听好了， tega amatwi neza wumve 我的条件是 kondisiyo yanjye ni 选择一个人， ugomba guhitamo umwe ugumana nanjye hano imyaka yose igiye kumana nanone tuganira nagize irungu sha 下来 mubo muzanye hano umwe arasigarana nanjye karabaye abaje hano bose ni ingenzi ninde wasigara sasa ati kondisiyo kugira ngo inkota isubireho nuko umwe muri mwebwe arasigarana nanjye hano tukazaza tuganira firibira 光剑的办法， nibwo buryo bwonyine nababwira uburyo bwo gusubizaho Cloud Light Sword ugumana nawe hano 前辈这是何意？ ushatse gusobanura iki 你既是冰仪后， ubwo ukomoka mu muryango wa Bingyin 会用凝冰冻结之 ugomba kubuza icyitwa freezing technique tekinike yo gukonjesha 成冰，留在 umuntu iyo yahindutse barafu 地，永远的陪伴。 biba bikwiye rwose rero umwe agomba gukonjeshwa akagumana nanjye hano mu buru bukonje nawe kumva ukuntu Yesu agira neza 我就告诉你修复之法， ubwo rero waje akasoniye ubwo ndaza kubabwira uburyo ki inkota mwayisubiranya urabyumva ute ibyo ntabwo ngiye kubikora 这云光剑 ntabwo inkota ntikeneye 我不修了。 inkota ndayiretse kuvuga ngo inkota arayiretse ntabwo ariyo yifatira umwanzuro haje ubukonje bwinshi sasa batangira gufatwa dore barafu 不想 ubwo rero mwese mugomba kuguma hano iki nta gifite imbaraga
nimba udahisemo ubwo mwese mugomba kuguma hano 一个 umwe asigare hano uyagira atya ahangane n'idayimoni rikuru riri ahanga bose n'amadimoni makuru uyatarajya kubisoza genda gake aramupfubya we byihorere wirwana yaragiye kubisoza kananga arakora iki ati nimba nta n'umwe usigara ubwo mwese nta n'umwe uva hano bivuze ngo uko byagenda kose umwe agomba gusigara peyi we 我一直没找到机会 sinigeze mbona ihirwe 好好跟你说一声谢谢。 ryo kugushimira bikwiye 雨辰， Zoyichen 干什么？ ushaka gukora icyo wamuginga we 谢谢你， ndagushimira 保护我一下， kuko kwa wararinze we n'izi yawe 我守护所有人。 ndetse na buri umwe wese muri kino gihe tumaranye 谢我， winshimira 我保护文晓 ntabwo nigeze ndinda we n'izi yawe 是为了你。 ku bwawe sinarinze we n'izi yawe ku bwawe rwose katurore azana hano arimo arasezera nk'ari ugiye kwitanga kandi arangije hari icyo yari yitwaje ntumbaze ngo yagiturumbuye amutamo 跟你说的话 byose nifuza kukubwira 都写在里面了， byanditswemo aho ngaho 你看了就能明白。 nyuma yo gusoma uraza gusobanukirwa kuki mana we ahindukira ku idayimoni rikuru Great Demon yewe Great Demon we 之前我跟你说的话， ese uribuka 你还记得吗？ ibyo wigeze umbwira kuva na mbere hose 小周大人骂我的话吗？我早就不记得了。 ayo magambo mabisha narayibagiwe 本大洋， ahubwo njyewe urabizi mfite agatwi gatoya ni ka denjige ebyiri byansaba gusiba kugira ngo nibuke ko na restoring ibiri nkabyibuka ngo byaje gute nifitiye denjige ebyiri zaho yanzu 每次你胡闹的时候， iteka wahora gukina mwana 我瞪你， wigira injiji narakurebaga rega 你总是一副害怕的样子人送。 gusa hari indoro nanone yakubagamo y'ubwoba ariko ubu ndabizi 你其实从来都不怕我， ntiwigize untinya 你连死都不怕。 nta nubwo utinya urupfu byo nabikubonamo rwose 替我照顾好文孝， uzanyitire cyangwa se uzite kuri we n'izi yawe neza uzamunyitireho 闯祸， ni ubutunzi kuri njye 我拦着他。 uzakora uko ushoboye kose ntuzatuma ajya mu byago ni akajiji kari aho ngaho sibyo 一定听我的。 gusa urabizi ntajya nyumva ni umufungamutwe 他会的。 oya icyo gihe azakumva wibuka abandi bari bababannye aba ntumbaze ngo bibanuye ryari nimba bose bakibannye sinzi katurore 小周， zo 小周， bose bababannye 你要干什么？ 小周， zoyice niwe wasigaye gusa abandi bababannye neje yabafashe maniga yaratambutse yemeye gusigara abari gukonjesherwa hano ahamara igihe dore intambuka ariko bose bababannye katurore
episode ni 26 aka kitwa Fangs of Fortune. Bibutsa ko buri weekend buri wa gatandatu tuba dufite agasobanuye live Imayange mu Biryogo kwa Amaji abatuye Nyamata, Mayange, Gahembe, bese mu karere ka Bugesera mwese muratumiwe kwinjira n'ubuntu. 小猪， nta bindi bigiye kure. Saa 12 tuba dutangiye. Zo yahisemo kuba ari gusigara, ati nemeye gusigara, ninjye ugomba gusigara tayari. Ikigabo kandi ntabyo kuzuyaza cyahise kimutamu byihuse cyane. Uyu niwe agomba gufreezingisha bakamukonjesha abandi bakarokoka. 他自会在人间找到新的主人。 Humura, Cloud Light Sword izabona undi mu master muri iyi si ntazabura. 他教会小九， Wegenda usabe 这样 The Big Boss atabare Jew nta kindi. Mounted God atabare by Jew. Bose bafatanyije bare icyo bakora bataye by Jew uyarafura. Rezana kubitiki. Yongera aratamika. Wibuka uyu mwambi ntago ari umwambi usanzwe. N'umuheto si umuheto usanzwe. Kubita wapi bitanga iki? Kubita iki? Formation ira. Ntacyo byatanga. Uyatangiye kugenda hinduka barafu gake gake. Atangira kugenda hinduka barafu gake gake. Katurore biragenda bite? Yemeye kwitanga. Kigabo cyantamwe kumbe. Dore mele class energy. Zaho yanze ntumaze gakoze iki kandi. Cyo ni igifunga mutwe nacyo mu buryo bwacyo bivuze ngo ntago cyakwemera ko zagenda. Yarahatanye. Yafa tanyamo ni diamond rikuru. Ni diamond rimaze imyaka 270 n'urusu. Aza guhatana nawe yinjira muri ya freezing cold. Yashizeho shield. Agenda yavansi imbere ntago zo yagenda zo yicen. Sikorye cyakoresha imbaraga. Gihanga ni diamond rikuru riri ku rwego rwa Babingi na Yilong. Ngo ni inyamaswa yasigaye mu myaka ibihumbi yashize ubwo habaga intambara nyinshi zitandukanye. Zoyanzo wa mushenzu kirarcha. Ababo ntago bava aho bari. Yarahatana. Ubukonde bwamugiraga subira inyuma, bugasubira inyuma. Uyari marabireba. Yabonye ko cyanze kumwumvira. Gusa ariko idaimoni bahanganye naryo rifite amambaraga. Katurore biragenda bite? Iki nicyo bita ubushuti. Iki nicyo bita ubushuti ndari maragenda konja gake gake. Uyari mari kubitangare ko yakwibohora nabaje gutabara. Uzukibaza kakora iki? Bintu nk'ibi ngibi birahanga bagabo n'abanyimbaraga. Yinje hakuno. Zawe yanzu. Vano genda. Genda! Urabizi iteka nifuje gupfa. Firi iruhande rwawe. Nibwo buryo bwonyine nanyurwa nta wundi muntu kuri iyi si. Wabimfashamo rero. Ndamutse mfiriye hano byaba ari fresh. Ndamutse mfiriye hano byaba ari fresh. Yeah. Komeza hatana. Filimi raha. Zao yuani zu. Genda. Ati ndi diamond rifite imyaka igihumbi. Ntago nizira ko nta breaking cyangwa se ntaca muri formation.
天地间所有的力气。 ati rero imbaraga zawe n'umutima wawe 你这个 anya nibyo bimpa imbaraga ati imbaraga zo muri isi zose ni izanjye ni gute ntabasha guca muri ibi bintu rwose ntabwo bishoboka ndangije ravansa kumukuraho byonyine agahita amuturitse bikarangira information akayangiza namukuraho gusa ni nk'imbarutso biragenda bice kana ngatangiye gukonja n'undi atangira gukonja yinjiye mu mbaraga ndani kana ngatangiye gukwama nyiraca yaraturikije hatishwanyuka dore gushwanyuza ibyabaye kandi dore gushwanyuza icyabaye bose baragiye bahinduka barafu bose dore ngo baragenda bagahinduka barafu filimi iraha bose bahindutse barafu aba ntago barabyumva neza bivuze ngo aba babiri bonyine nibo bari busohoke hano gusa filimi hisi bihanye neza tubigenze gute si bapfuye mureba se ntimumbaze ibindi nanjye ndarakaye nkuko murakaye mwakoze kuza dushatse twanayirekeraho nuko ubu se koko hano hari dayimoni ribi cyane kandi ikikwereka ko imbaraga zirutana ikiri aha ngaha ni inakowa y'idayimoni rikuru cyane ngo rimaze imyaka n'imyaka hano iryo dayimoni umbwire ngo idayimoni ry'imyaka 1000 ryarusha imbaraga gute ntibishoboka ngaho tubonane muri 27 wasanga hari uburyo singiye tubonane muri 27 ni kugasobanuye times.com bidagurete 繁华世界里斑驳的痕迹，岁月的谜题。